nje guca akajagari, nje gukura abapfuye mu bazima. Bivuze ngo hari abantu bagaragara nkaho ari bazima ariko bararangije gupfa. Mu itorero babamo ukabona pasiteri ari ku ruhimbi ukagira ngo ni umupasiteri kandi Imana imubona nk'intumbi. Ukabona umuhanuzi arimo arahanura ukagira ngo ni umuhanuzi kandi imubona nk'umuntu wapfuye. TV wese arimo aragenda ajya mu mugongo w'Imana. Mbona abantu bemeye kujya mu mugongo w'Imana barimo barajya mu mugongo umutwe umeze neza, Imana ibahetse neza, kandi ikimara kubaheka mbona ikubiseho igitambaro cyiza cy'umweru irabatwikira. Imana imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo mbwira abantu bave mu mugongo wa Satani bajye mu mugongo w'Imana. Satani ahagurukijwe no kuyobya abantu b'Imana, Imana ishimwe, ariko Imana yamaye itangazo, irambwira ngo mbwira abantu bave mu mugongo w'abantu, bave mu mugongo wa Satani bajye mu mugongo w'Imana. Imana iteze umugongo, gambiriye kurokora ubuzima bwawe mama, gambiriye kurokora ubuzima bwawe wa musambanyiwe, gambiriye kurokora ubuzima bwawe wowe uri mu businzi, wowe uri mu bujura. Imana ifite umugambi mwiza wo kurokora ubuzima bwawe. Va mu mugongo wa Satani ujye mu mugongo w'Imana. Iyi Imana yahetse iheka neza, nabwo Imana iheka nkuko Satani aheka. Nabonye Satani ahetse abantu imitwe iri ku kibuno ariko amaguru ari ku mutwe, ariko Imana nabonye abantu bahetse kandi maze kubaheka igerekaho igitambaro cyiza cy'umweru. Amaso yawe yahange kuwiteka. Hari abantu benshi bagiye bitiranya impamba y'urugendo, barangije bayitiranya n'intego y'urugendo. Oya, Imana ishimwe. Bibiliya mu gutegeka kwa kabiri iravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe n'uwo kwitondera shandora wirigide bone amategeko yayo yose Imana igutegeka, ngo izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, ngo kandi imigisha yose izakuza ikugereho. Ariko password nukumvira Uwiteka, password nukumvira Kristo wenyine. Amafaranga ufite ye kukwibagiza intego y'urugendo, imodoka nziza ugendamo ye kukwibagiza intego y'urugendo. Mu gihe cyashize muri 2022 nigeze kugaragara ku irembo ryera, mvuga ku bantu bagiye basinya amasezerano ya Satani, abantu bagiye biyandikisha ku rutonde rwa Satani. Navuze uburyo nari ndi mu rugo ndyamye, icyo gihe nari maze igihe kinini mvuga ubutumwa bukomeye kuri social media. Satani arangije aza kungenderera agambiriye kunyiba, nkuko afite umugambi wo kwiba abantu bose bafite iby'agaciro muri bo kugira ngo bayobe inzira, nibarangiza Satani ababone. Araza arambwira ngo umva, yansanze mu nzu, arambwira ngo reba aya manege kurimo, arambwira ngo ndakubwira ibintu bitatu, arambwira ngo nagiye ko mbona liste nini cyane, arambwira ngo ninandika izina ryanjye, nimara kwandika izina ryanjye nsinye. Arambwira ngo nimara gusinya kuri urwo rwandiko, arambwira ngo arampindurira ubuzima. Arambwira ngo amanegeka ndimo ngo arayankuramo. Yansanze mu nzu ndimo, tangira kujya ambwira ngo tinya. Arambwira ngo ndashaka kukwamamaza. Arambwira ngo n'uruhinja rwo kuri iyi si ruzamenya izina ryawe. Ndamubwira ngo urashaka kunyamamaza gute? Nagiye kubona mbona umupasiteri nzi azanye inzoka mu biganza bye, ryajwi rya Satani rihita rikorera muri wa mupasiteri. Bisobanuye ngo nk'uko Imana ikorera mu bantu, na Satani nawe akorera mu bantu. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ukora iby'Imana ishaka ni umwana w'Imana, ariko ukora iby'Imana idashaka ni umwana wa Satani. Mbona imbere yanjye haje umupasiteri nzi ukomeye, uzwi n'abantu benshi, mu biganza bye hazamo inzoka kandi ivuga. None arangije arambwira ngo emera iyo nzoka igukore ku kaboko kawe k'iburyo, iragukora ku rutugu gusa. Arangije arambwira ngo ikimara kugukora ku rutugu
urahabwa imbaraga mu kuboko kwawe. Arambwira ngo nujya ugera mu rusengero cyangwa ahantu hose uzajya ugera basenga, uzajya urambura ukuboko gusa, abantu uzajya uhasanga bose bazajya bagwa. Arangije arambwira ngo abantu bazaguhururira nibabona ibitangaza birimo birakogwa nawe. Arambwira ngo ni imbaraga nguhaye zizakwamamaza buri muntu wese akamenya izina ryawe. Ibyo sinshaka kubitindaho, ahubwo ndashaka kuvuga ukuntu abantu bitiranya impamba bakayitiranya n'intego y'urugendo, bakagira ngo bageze iyo bajya. Mpita nibuka urusengero nabayemo rw'umupasiteri wakoranaga n'abadayimoni, cyangwa rw'umupasiteri urusengero nabayemo nkigera i Kigali, nitiriye ko ari urusengero rwa Satani. Bantambyemo igitambo, ariko nyuma yaho Imana iza kumbohora, iza kugira gute kumbohora kubw'impamvu y'umugambi w'Imana, y'umugambi ukomeye Imana yari imfiteho. Ndamubwira ngo aya masezerano sinya. Ibi sinshaka kubitindaho, nari nkacishijemo kugira ngo abatarabyumvise bagire gute babyumve. Noneho ndangije ndavuga ngo aya masezerano sinya. Nagiye kona mbona imbere yanjye haje urwandiko runini, rwandiko rumeze nka televiziyo. Akajya ambwira ngo mbese uyu nguyu uramuruta. Nkabona abapasiteri bakomeye, nkabona abapasiteri bavuga ijambo ukagira ngo ni Imana, nkabona abaririmbyi bakomeye, akajya ambwira ngo uyu uramuruta, uyu nguyu uramuruta, uyu nguyu uramuruta. Mbona umubare 450 bamaze gusinya amasezerano ya Satani. Noneho bambaye umwambaro w'umweru inyuma, ariko imbere hari undi mwambaro w'umukara bambaye. Wibuke neza, abambonye hari abigeze no kumbona mu makanzu abiri, nambaye ikanzu y'umukara, nambaye n'ikanzu y'umweru, ngaragaza ko umuntu arimo ibice bibiri. Umuntu ashobora kukwereka umwambaro w'inyuma, ariko akaguhisha umwambaro w'imbere yambaye. Bibiliya yavuga ngo banshimisha iminwa gusa, ariko imitima yabo imba kure. Icyanzanya hanga, icyifuzo cy'Imana ndetse n'icyo ngambiri, naje kubwira abantu ngo bashaka Uwiteka bigishobotse ko abonwa, kuko igihe cyo gutera abantu umugongo kw'Imana kirageze. Mbona abantu basinya amasezerano ya Satani, bemeye gukorera Satani, bafite insengero zikomeye. Abadafite insengero bafite amatitira akomeye, bafite ubushobozi bwo kuyobya abantu ndetse, ariko Imana ishaka wowe wenyine. Wa mugore we, Imana niwe wishaka. Wa mukobwa we, Imana niwe wishaka. Wa musore we, Imana niwe wishaka. Wa mugabo we, nabwo Imana igishaka abantu mu kivunge cy'abantu, ahubwo Imana ishaka umuntu ku giti cyiwe, ku giti cyiwe, ku giti cyawe. Uhereye mu kwezi kwa gatatu ndimo nsenga, nabonye iryo yerekwa, mbona Imana ikora imirimo yayo mu buryo bwa sirasiye. Irambwira ngo igihe cyo guhemba kirageze, n'igihe cyo guhana kirageze. Irambwira ngo kandi nje guca akajagari, nje gukura abapfuye mu bazima. Bivuze ngo hari abantu bagaragara nk'aho ari bazima, ariko bararangije gupfa. Mu itorero babamo, ukabona pasiteri ari ku ruhimbi, ukagira ngo ni umupasiteri kandi Imana imubona nk'intumbi. Ukabona umuhanuzi arimo arahanura, ukagira ngo ni umuhanuzi kandi imubona nk'umuntu wapfuye. Imana imubona nk'umuntu wapfuye. Iyo mu muryango harimo abantu 5, ni urugero ntanze, umuntu umwe akava muri babandi 5 agapfa, umva nkubwire babandi 4 basigaye barikusanya bose bakagira gute, bakajya guhamba wa muntu wapfuye wari wujuje umubare 5. Batitaye kuri titire ye, batitaye ngo yari aposo, batitaye ngo yari umushumba, batitaye ngo yari afite akazi gakomeye muri leta cyangwa mu isi, batitaye ngo yari afite imodoka nziza, batitaye ngo yambaraga kabegwa. Iyo yapfuye bamukura mu bazima bakamuhamba, bakamurenzaho itaka. Batitaye ngo yari afite amafaranga habe n'icyo Bugande bamuhambana. Iyo bayamuhambanya abantu bakabimenya, hari igihe nimva bayitaburura bakayakuramo. Imana yarantumye irambwira ngo ije gukura abapfu. Irambiwe umunuko, irambiwe umunuko. Imbere yayo hari abantu bagaragara nk'abantu bazima ariko barapfuye.
nabonye icyobo kinini cyane kimeze nk'imva. Ngiye kubona mbona icyo cyobo cyari kinini, kandi nabonye gicukuwe n'umugabo wambaye imyenda yera, bivuze ngo ni marayika w'Imana, Imana yari yohereje. Noneho ngiye kubona mbona yamva imaze gucukugwa, nagiye kubona mbona imyanda, umuntu azanye umukubuzo akajya kubura afata imyanda ayiroha muri cya cyobo, akajya afata imyanda ayiroha muri cya cyobo. Imana irambwira ngo etando lawi jeziki de bonema, irambwira ngo ije gukura umunuko imbere yayo, ije gukura abapfuye mu bazima. Imana ije gukura urukungu mu masaka, Imana ije gukura urukungu mu masaka. Nabonye iyerekwa ry'amabuye rintera ubwoba, na n'iyi saha iyo ngibutse ndahahamuka. Nagiye kubona mbona mu rusengero hariyo abantu barimo barahimbaza, hariyo abantu barimo barasenga, bari gusenga, bari guhimbaza, ariko bari gusenga. Noneho ngiye kumva numva ijwi rirambwiye, nari maze gushimishwa nuko barimo barahimbaza, numva ijwi rirambwiye ngo mwana wanjye Dawidi, wishimishwa nuko abo bantu bahimbaza. Irambwira ngo sohoka hanze nkwereke. Ndangije nsohokana n'uwari umaze kubimbwira. Ngeze inyuma y'urusengero nsanga rwa rusengero rukikijwe n'utwana dutoya cyane tw'iminja, utwana duto cyane tw'iminja. Utu twana tw'iminja twari turimo gutaka, turimo kurira, twabuza ababyeyi babo. Ijwi rirambwira ngo mva Dawidi we, baherutse babyara, ariko amaherezo y'abana babyaye ntabwo bazi uko bimeze. Baherutse bakizwa, baherutse bahamagagwa, ariko amaherezo y'umuhamagaro bahamagawemo ntabwo bawuzi. Baherutse babyara, ariko hari abantu bamaze gutabana, tubabona mu nsengero bahanura, tukagira ngo abana barabafite kandi barabataye. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo, ariko udafite umwana w'Imana nta bugingo buhoraho afite. Umuhanuzi udafite umwana w'Imana nta bugingo buhoraho. Umupasiteri udafite umwana w'Imana nta bugingo. Hari abapasiteri bataye abana, hari abanyamasengesho bataye abana. Nimusohoke mujye hanze murebe amarira abana barimo bararira, babuza ababyeyi babo. Mwuka wera arimo arabahamagara, Imana irimo irabahamagara ngo nimwongere mwibuke imihamagaro yayo. Nabonye ikindi gikomeye, mbona abagore, abasore, abagabo, abakobwa, mbona baratwite kandi nkabona inda zabo ni nkuru. Ngiye kubona ndavane ku bundi n'abagabo baratwita. Numva ijwi rirambwiye ngo Dawidi rebamwe imbere. Ndangije ndareba, mpabwa ayo mahirwe yo kureba imbere, nyahawe n'umwuka wera. Ngeze muri zanda z'aba bantu batwite, ngiye kureba nsanga mu buzima bwanjye sinjya nukigwa kubera ubuzima nabayemo. Hari abantu batarumva ubuhamya bwanjye, ariko hari igihe nzagaruka ndi mu kiganiro cy'ubuhamya. Ntabwo nukigwa, nta nubwo mumurigwa. Narebye imbere nkubitwa n'umwuka w'umunuko ukomeye cyane. Nagiye kubona mbona muri zanda abantu batwite, mbona harimo abana bapfuye. Ba bagabo batwite mbona mu nda harimo abana bapfuye. Ba basore batwite mbona mu nda harimo abana bapfuye. Ba bagore batwite nkabona mu nda harimo abana bapfuye. Imana irambwira ngo mbwira aba bantu, irambwira ngo nibite ku maherezo y'inda basamye. Baherutse basama, ariko amaherezo y'inda basamye ntabwo bayazi. Amaherezo ufite uwo mwana utarabyara nta bugingo afite, uwabyaye akajugunya umwana nta bugingo uwo nguwo afite. Ita ku iherezo ry'uyu mwana. Imana ishimwe. Bibiliya niko ivuga, iravuga ngo abemeye uyu mwana bose bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abatarigeze bemera uyu mwana
aya mahirwe yo kuba abana b'Imana ntayo bafite. Baherutse basama. Hari abantu batwite, hari abagore batwite, ariko abana barapfuye. Hari abasore batwite. Imana itanze andi mahirwe yo kugira ngo abana bari mu nda zanyu babashe kugira gute, babashe kuvuka. Imana itanze amahirwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuga ngo umunyabyaha nakura ibishimwa mu bigawa azahinduka nk'akanwa k'Imana. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo nugaruka Imana nayo izakugarukira. Nta kimana ipfa nawe ku buryo yajya kukwica. Imana ifite umutima w'imbabazi. Niyo mpamvu yantumye ngo nkubwire ngo ushaka Uwiteka, ugarukire Uwiteka, umushakire kumubona mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Shetopitandora wi Jesikide bone mandiko. Imana ishimwe, Imana yo mu ijuru ishimwe, kandi Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Nagiye kubona mbona abantu bose bari mu gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cyacu turagikunda. Mu bantu bagirira umutwaro igihugu nanjye ndimo. Mu masengesho nsenga sinibagirwa kuvuga ngo Mana rinde igihugu cyacu. Sinibagirwa kuvuga ngo Mana igihugu cyacu nukirinde. N'abandi bari mu bihugu bigiye bitandukanye mujye musengera ibihugu bya. Hari induru igiye kuvuga, ivuge mu bihugu byose. Iyi nduru igiye gusakuza, igiye kuvuga mu bihugu bitari bikeya, kandi iyi nduru kumvikana kw'ibihugu bizananirana, kumvikana kw'ibihugu bizanga. Imana yarantumye ngo mbwire abantu basenge, ariko icyanshimishije kurushaho nagiye kubona mbona enema shandora wi umutaka munini cyane utwikiriye igihugu cy'u Rwanda. Irambwira ngo nubwo iyi nduru igiye kuvuga mu bihugu bitari bikeya, ubwumvikane mu bihugu bukabura, ariko ngo Imana ihagaze ku gihugu cy'u Rwanda. Imana igihagazeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ariko abari mu gihugu namwe mwere kwirara. Imana irimo irabahamagara ngo musenge. Abanyamasengesho musenge, abadasenga bataramenya Imana mumenye Imana musenge, kubera ko imigezi igiye gukama. Nimuvome, imigezi igiye gukama. Nabonye imvura nyinshi. Iyi mvura mbona iguye ku isi yose, kandi mbona kumvikana kw'abantu birabuze. Imana irambwira ngo mbwire abantu basenge basaba imitaka. Basenge basaba imitaka. Mwababyeyi mwe musaba imitaka. Mwaba enema mwebwe mwese mwumvise iri tangazo musabe imitaka. Impamba y'urugendo yere kubibagiza intego y'urugendo. Uziko Imana yambwiye ijambo rikomeye, ikambwira ngo igihe kirageze abagendera mu modoka nziza, igihe kizagera imodoka zitagaciro. Imodoka igihe kizagera imodoka zibe nk'amagare cyangwa zibe nk'amapine y'amagare. Umuntu aba afite imodoka niyifuze kuyijyana ahubwo ajya agenda n'amaguru. Imana irambwira ngo igihe kigiye kugera ababa mu mazu meza nibishimire kuba muri aya mazu, ahubwo bayavemo kubw'impamvu ba eneshando mushaka ubwihisho. Ese iki gihe nikigera nibibe bigishobotse ko abantu baba mu mazu biyubakiye? Iki gihe nikigera nibibe bigishobotse ko abantu bagendera mu modoka biguriye? Ese ubwihisho bwabo, ese muza enema shando lawi benekotando, ese ubuhungiro bwanyu nubuhe? Nimudashaka ubuhungiro k'Uwiteka, nimudashaka Uwiteka bigishobotse kwabonwa. Twasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ibwiye umuntu wese wumvise iritangazo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Urasabwa iki? Urasabwa gukura ibishimwa mu bigawa ugahinduka akanwa k'Imana. Urasabwa gukora ibyo gukiranuka ukava mu ngeso zawe mbi, ukava mu byaha wari urimo, ukagarukira Uwiteka. Imana ifite umutima w'imbabazi. Imana igufitiye urukundo. Imana irimo iraguhamagara wowe uri mu kabari. Imana irimo iraguhamagara wowe ubusambanyi byananiye kureka. Imana irimo iraguhamagara
Imana ishimwe. Hari umuririmbyi nkunda, hari ikorasi nkunda ivuga ngo hari igihe tuzaguruka dusigire Satani y'isi, mu kirere hariyo bariyeri tuzitwaza risepasi. Njya nkunda kubyumva ku mbuga nkoranyambaga. Bibiliya iravuga mu Bakorino, iravuga ngo naho navuga indimi z'abantu ndetse n'iz'abamarayika ariko singira urukundo ngo ntacyo byamarira. Bibiliya niko ivuga. Eneshandola wirigide bone, iravuga ngo urukundo rurihangana, urukundo rugira neza, urukundo ntabwo rugira ishyari. Imana yigeze imbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo genda umbwirire abagore ngo mbese kuki bapfusha bakarira. Dawidi TV.